none se wowe kuri inzobe uri imbwa gasubiremo kuka none se wowe kuri inzobe uri imbwa njyewe uko abandi babibona njye siko mbibona uri kumva abasore bose mbabona kimwe babona kimwe ariko nyine wowe kuri inzobe uri imbwa ese ubona ari turufa abakobwa mukoresha kugira ngo mwagusha abagabo usana we nakugushije cyawe nago ibara mu bagabo goodbye cyawe nago ibara mu bagabo meze muteni zeko meze neza it's your boy Ejide Collection. It's a day. Today I'm gonna make challenge. Bisa munabare nimubona bangubise. Ni kuri yanshiti hanya Ejide Collection mudukurikirane muduflowing mukore subscribe kuri YouTube naye hose. Ngiye gutungura abakire cyanze hano bari kwiganirira. Buri muntu ndamubaza ikibazo ku kindi. Ndebe ngo aba bakire ubundi ko baturusha amafaranga batekereza gute. Mumfashe tujyane kandi tujya kwa muganga muzanabare. Musaza bro meze bo meze neza kutwinja vipi zao sha ni fresh kabisa sorry ndi mu YouTuber abretse gato najya mume ku interview uretse gato uretse bite n'ibitorosho byo genda winjira abantu cyo gusekera intege bitabyamo nagira ngo byibura mume aka interview niba nta kintu bibatwaye nta kabazo kamwe buri muntu akabazo kamwe gusa ubwo nubushita musaza we nzamura reka tugufashe ariko ibyo bintu byo bireka abantu bibanza baza abantu ubabazeho ntukinjana I'm sorry ariko basi fashion supporting nzamuka ushaka tugufashe ikibazo je ni ikibazo kimwe cyonyine ukakinsubiza bitewe n'ukuntu kinsubije ku bafana banjye ubwo nabo bazagira uko babyumva bitewe n'ukuntu ansubije ikibazo ngiye kukubaza nta bindi urabungiriye neza ariko nkakibaza umwe muri muntu umwe ku wundi niba nta kintu bibatwaye watsinze ndi kwihuta wanjye nendaga nko kukubaza urabona sinzi niba uri umujeni cyangwa uri umupapa ariko nk'umuntu akubonye ashobora kugira ngo uri nk'umupapa niba nakubangamiye uri umupapa cyangwa uracyari umusore ibyo ntabwo bikureba mbaze ikibazo cyane nibazaga ubona hari ikintu Jim ifatiye ku rubyiruko hari ikintu yirumariye so Jim ni nziza ku bantu bayishoboye ariko hari n'ikintu yangiriza ku rubyiruko hari ukuntu umwana agenda agaterura ibyuma ugasanga yaragaye kugenda yabyimbye akavuga agacyara kandi we ntabwo bikora ese nk'ibintu bajya bavuga ko abantu bakora amajim baba birinda ziriya ndwara zifata imibiri nk'imivuduko za depression n'ibindi bijyanye n'ibyo n'imibyibuho ikabije cyane ko mbona ko usa nk'ubyibushye mu kuntu we hari ikintu wabivugaho so ndagusubiza mu ryumwe cyangwa ubundi diabete umuvuduko ibiki n'ibiki ushobora no gushaka n'umwana ufite amezi 6 y'ibirwara iyo ni indwara yateye ntabwo ari ibintu bivuga ngo nuko wabyibushye nuko wabaye iki ntaho bihurira ni indwara nyine nicyo wagira niye nama wagira urubyiruko kuri icyo kintu kuri iyo myumvire bafite yo kumva ko utagiye muri gym urwaye ibyo bintu cyangwa se kumva ko wabyibushye cyane ku ndwara icyo nabasubiza ku ndwara mumenye ko indwara ntayihurira no kubyibuha cyangwa no kunanuka waba ubyibushye waba unanutse indwara yakugeraho iyo ari yo yose ku rubyiruko ukunze siporo yayikora utayishoboye yayihorera ariko abashaka kunyoboka nanjye kujya bangane nanjye so urabona ko umva njya neza buriye kubona ahangaha ngendera ibyo bya kinyarwanda nk'amateke bijumba ibijumba gusa birinde kurya ibintu byaje biteye by'amavuta amafiriti ya buri munsi babyirinde n'ibindi byose indwara nta muntu itageraho nta muntu bitagwirira nta accident mu zindi so thank you musaza urakoze kubw'iki kiganiro duhaye ukomeza dukurikirane kuri Ejide Collection uko kandi bimeze uzadukundisha abantu reka mbaze na mugenzi wawe niba nta kintu bitwaye nawe niba yama ijambo musaza meze neza ko we twinjiriye byagenze kamukubite neza ariko abanyamakuru mwabaye iki ni ugushakisha ubuzima no kwihiringa niba nta kintu bitwaye nakubaza utubazo tumwe na tumwe nta kibazo ubusanzwe nkoresha amazina ya Ejide Collection kuri YouTube channel yanjye nkaba ndi mu YouTube ukiri kuzamuka
ndi kugenda nkora utu interview mbaza utubazo tumwe na tumwe abantu niba nta kintu bigutwaye nakubaza ibibazo nta kibazo kabisa urabona kera mu muco nyarwanda ubundi nta mugabo cyangwa umusore wabashaga kuba yakwambara ingofero mu bantu bakuru ariko yego niko nawe mbitekereza ariko buriya kera ntekereza ko byabaga ari mu rubyiruko cyangwa se mu mbaga nyamwinshi umuntu abe yakwambara ingofero urabona n'ibintu byateye by'amashanete n'ibiki byose nibazaga niba wenda we hari icyo ubitekerezaho kuri ibi bintu byateye by'abanyamahanga ubitekerezaho iki byo kwambara ingofero se n'amashanete n'ibikomo ibintu tutamenyerewe mu muco nyarwanda wowe bibona ute kuba byarateye mu gihugu cy'u Rwanda ubundi na kera byabagaho yego si ukuvuga ngo abantu mukunda kuvuga wenda ngo ibyo bya shanete mbere bambaraga urunigi none we kuki utakirwambara kandi biri mu muco nyarwanda turi muri viziyo icyo twita viziyo ni uguta umuco nyarwanda ntabwo ari uguta umuco nyarwanda ariko wibuke yuko nanone kwidevelopa birakenewe sibyo ariko ikintu kibabaje niba ubibona ko muri urubyiruko rwinshi bibwira ko ruri kwidevelopa musa nk'abisanisha n'abanyamahanga umuco nyarwanda ntuzagera ngaho ugacika urugero nenda kuguha niba mbere ku gihe cy'abami twarabaga mu nzu z'ubwatsi sibyo yego turacyazibamo wapi tunashima perezida wacu wa repubulika Paul Kagame yego kubwo iterambere amaze kutugezaho ariko sintekereza ko imyubakire yakagendanye n'imivugire uko iterambere riza uko mbese twidevelopa nyine duhinduka demokarasi igenda ikura development igenda niko n'abantu turahinduka niba twarabaga mu nzu z'ibyatsi sibyo yego ubu ngubu tugomba kugeraho tukagendana na viziyo tugeze mu nzu zirimo amakaro inzu zirimo amatara areba ko igihugu cyacu cyose cyacanye amazi iki ubwo no ku bijyanye natwe kwitaka kuri twebwe tugomba guhindura niyo twambaraga inigi urabyumva abenshi batega urugori ntabwo ari uko dupinga umuco wa kera ariko nanone tugomba nanone kugendana n'ibigezweho urakoze ubwo ikiganiro twari tugiranye meze neza mukomere mu busanzwe ubundi ngewe banyitabiye ya mbere ariko ku mazina nkoresha ku rubuga ni Egide Collection hakaba hacaho ibintu bijyanye n'ibiganiro udukomedi game zo kurya film hacaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye bica ku mbuga nkoranyambaga niba nta kintu bigutwaye nakubaza ikibazo nahoze nibaza kare nari ndimo nganira na Egide nibazaga mwaba muri abasheri muri couple muri couple mumaranye imyaka ingahe imyaka 3 murakoze so hari ikintu njya nibaza ku bintu bijyanye n'amakupure mu Rwanda cyangwa se bitewe n'ibyo tugenda tubona ubundi mu muco nyarwanda kera bajyaga bavuga ko iso cyangwa sokuru wanyu cyangwa igisekuru cy'iwanyu bisabirana bitewe rero ngewe ukuntu mbyumva ibyo byo gusabirana nta kintu kirenze nabivugaho kuko ntabwo ndi mukuru cyane uri kumva ariko ibyo bintu biracyaho kubera nyine bakurikiza ibintu by'umuco nyarwanda uri kumva hari ahantu hamwe na hamwe ubisanga kuri iki gihe ngo haje ibintu by'abasitari hari igihe jama yihurira n'umubebi bagahita bigendera gutyo rero ntabwo nabyinjiramo cyane kabisa ndumva ari uko ngende kubyumva ikintu gihari umunyamakuru sibyo wewe wimugora sibyo yego hano twasohotse twaje kwiyakira watuguye gitumo tubaze ku bintu nyine bifite natubaze yigendere murakoze okay nta kibazo wenda reka mabate twihuse kuko nababangamiye mukomeze munenjoyinge ibintu twavugira kuri kamera thank you musezere yigende niba nta kintu bitwaye nakomereza ku bantu ndi kubona hafi yanyu sister meze neza sister wakwita yewe yego Arene sister wowe ntabwo ari ngombwa okay sorry amazina yanjye banyita
kuza utugwa gitumo ninde yaguhaye uburenganzira bwo Oh, I was thinking ko nabwiye bagenzi banyu. But I'm a journalist. I have a YouTube channel which called the Jude Collection. I was searching support and then dukora ibiganiro bigiye bitunguranye ku bantu nkabasangana nkaba nabaza ikibazo. Niba nta kintu bitwaye nababaza. umva tubaza ariko ibyo ntabwo ari sawa. Oh, sorry but well, next time nzabaza. Twiyunze? Twabazanye. Nari. Muri bohora? Nari. Oh, ikibazo cya mbere nendaga kubaza gisa nk'igitunguranye bitewe n'ukuntu mbibonye ko nsanze musa nk'abantu begeranye mwaba muri aba baby show. Icyo kibazo nta bushobozi mfite bwo kugisubiza, reka ngwe mugenzi wanjye kunsubiza. Okay. haya ngo iki Oh, ya mazina yanjye ni Jude Collection ndi mu YouTube channel. umwuga se Siko mbitekereza mu mugirire yanjye ariko ubaye wenda wowe bitewe n'ukuntu waba nkurikirana n'ukuntu mbona umunyamakuru ukabaza ibintu bidafite umumaro bitubaka. Ntekereza ko ibyo narimbajije ari ibyateye by'iyi minsi ngo ni viziyo sana twicaranye nayo. Uraturebye ariko nabona ukuntu muri close. Tugwaye iminota 5 nayo nuyirenza. Oh, okay, sorry to say, just I was asking some question. If there's no problem, can I continue? Okay, thank you. Oh, nabaza ikibazo gisa nk'icyoroshye. Binkundiye buri umwe namubaza ukwe. Ako nubaza ikibazo kidashimwa. Oh, tuguhereyeho ndagerageza kubaza ibibazo biri seriye. Utekereza ko impamvu abakobwa benshi mufata abasore b'inzobe nk'abasore b'imbwa cyane kuruta abasore b'ibikarariye? None se we kuri inzobe uri imbwa? Njyewe uko abandi babibona njye siko mbibona. Uri kumva abasore bose mbabona kimwe. Babona kimwe. Ariko nyine wowe kuri inzobe uri imbwa? Ese utekereza ko umusore ukennye yaba yagutereta? Yagutereta bitewe nuko mwamufitanye urukundo. Wowe mu myumvire yawe wumva umusore ukennye ari ikintu yaganira nawe? Bitewe nuko utekereza imyumvire yawe, capacity yawe, uko ufata ibintu byawe, hari ikintu ubona wafatamo ku musore ukennye just biraho ngaho ukishakisha? Okay. Kuko hari igihe nawe yazatera imbere akagera ku rundi rwego nyine. Ntekereza ko uri umwe mu ijana mu bakobwa dufite mu gihugu cy'u Rwanda batekereza uko nguko. Niba nta kintu bitwaye nabaza mugenzi wawe? Nari bimubaza. Wiriwe neza mushiki wanjye? Urakoze nubwo mwanze kumbwira ku mazina yanyu, gusa ntekereza nabibwiye. Niba hari ikintu bitwaye nakubaza ikibazo? Mbaza ariko ufite igihe gito. Mbere na mbere ndagira ngo umenyeshe ko mfite YouTube channel yitwa Jude Collection, icaho ibintu bigiye bitandukanye kandi bifitiye umumaro abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mwadushyigikira muka share, subscribe, comment and like. So nendaga kwibaza nk'ikibazo njya mbona cyane cyane mu rubyiruko rw'iyi minsi ku bakobwa, kuki amahitamo yanyu ya mbere aba basaza kuruta abasore? Okay, urakoze kumbaza ikibazo. Kuri njye ntacyo kivuze. Gusa nyine abakobwa twese dutekereza ko biraho. Listen, twebwe ntabwo ari twese sibyo, kandi nyine dutekereza bitandukanye kandi amahitamo yacu abatandukanye sibyo. Ku myumvire ku giti cyanjye uri kumva icyambere n'urukundo, ibyo y'abasaza ntabyo nzi fuma. Kandi ikindi n'abasaza nyine nabo bakundana n'abasaza buriya bari support, ntabwo wamenya ibyabo baba bafite n'impamvu za ku giti cyabo. Rero ku giti cyanjye njye wapi. Wowe ibintu bijyanye n'abasaza ufata uprefera umusore kuruta umusaza? Cyane. Rero wa prefera. Ese buriya ubona nk'umuntu abaye akwaprochinze nk'imirimo nk'itatu igiye itandukanye ariyo nk'iyi ngiyi, ubona wahitamo wowe umurimo wa mbere kuba waba manager w'ibirombe ariko ukaba uri kumwe n'abakozi mukorana? Ibirombe se bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye. Kabiri kuba waba umwe mu bamanager bamanaginga station z'umujyi wa Kigali za essence. Gatatu kuba waba ex-president w'igihugu. Wumva wahitamo nk'iye kariyeri muri ibyo byose? Shana ubaza ibibazo rwose bidashoboka. Gusa byose ni akazi, icyambere n'umuhate sibyo.
kandi ikindi umuntu agira amahitamo yiwe. Numva ushaka kunyinjirira cyane iminota nabwo yarangiye. Niba ntakugoye nakubaza nk'akabazo kamwe ka nyuma. Vuga wica ugenda ariko uri kutubanga. Wenda ntekereza ko iki kibazo nari nkubajije bitewe n'abo twagiye tuganira nsanze hari ukuntu nahindurira ku bibazo nabazaga bitewe kuko nari nambitseho umutego wanjye urawusimbutse. Ushobora kuba warize ukaba warengwe, waba warize mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa warize mu mahanga? Ibyo biri private. Niba nta kintu bitwaye wadusangiza? Oya si ngombwa kuko waje ntunguye ntabwo waneguje, ntabwo nari ko turi buhurire aha ngaha. Niba ntagoranye ese ubona ari iyihe turufu abakobwa mukoresha kugira ngo mwagusha abagabo? Usobanura wowe nakugushije cyangwa we ntabwo wibara mu bagabo? Mu kazi ntabwo nisa akazi ariko nawe nyine iryo rari warigira. Ngende kureba muri kamera ntabwo namenya niba n'abandi ubwo nawe nuko biba bimeze. N'abandi nuko. Niyihe nama wagira urubyiruko rugenzi rwawe rw'abakobwa bashobora kuba bakwishyira hanze biraho? Icyo nababwira ni ugukora cyane kandi bagateza imbere igihugu cyacu bakagira n'umuco, ibyo bakabishyira imbere. Ikindi bagasenga, ibintu byose iyo bishyize imbere y'Imana, Imana irabiburesinga. Thank you kuba ushyira Imana imbere. Nakubaza ikibazo cya nyuma tuhita tunakomeza tugenda. Nendaga kuba nabaza yarengereye bitewe n'ukuntu nkubona ndabona uri umukobwa uri mature enough. Ushobora kuba warize bitewe n'ukuntu usa, urasa neza, uri smart. Kubera Imana ibyo byose. Urakoze. Ese ubona nk'umuntu abaye Make sure you subscribe, like, comment and share, please.